ukuvuga ngo muri iyi minsi ndumva hano i Masaka hari n'abaganga nka bangahe babashije gutakaza ubuzima. hari icyorezo rero ngo cyazengereje abantu inaha i Rwamagana cyari cyahagera. Bakunzi rero mudukurikiye aka kanya muwo muri kumwe ni Ngarambe nk'ibisanzwe. Ndagira ngo mwirinde babatubuzi baza kuri YouTube bakabaha amakuru atizewe. Hano rero twaje kubaha amakuru yizewe. Reka tuvugishe mugenzi wacu uri hano mu bitaro i Kanombe twumve icyo ari butubwire. Mwiriwe neza. Ibijyanye n'icyorezo hari icyorezo uyu munsi tuvugana cyaje kiri kwica abantu. Yego ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ndumva hano i Masaka hari n'abaganga nka bangahe babashije gutakaza ubuzima. Uyu munsi batakiri kuri isi ya Nyagasani. Niyo mpamvu rero tuguhamagaye ku murongo wa telefone kugira ngo tukubaze ese imikorere y'aho ngaho i Kigali iracyari kugenda nta kibazo, abantu bari aho bari basanzwe bahurira, haba mu masoko haba ahantu nyine hahurira abantu benshi, ese biracyakorwa cyangwa byarahindutse ntabwo ari nk'uko mu turere bimeze? Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana hari n'aho bari muri guma mu rugo aho ngaho i Kigali. Hari uduce n'uduce tugiye turi muri guma mu rugo. Hakabaho noneho ubu tuvugana ikintu kigezweho cyane, kandagira ukarabe. Ku masoko itegeko ugomba kuhagera ugakaraba, kuko ni icyorezo kiri kwandurira mu matembabuzi, mbese ibintu bijyanye n'amatembabuzi. Ni ukuvuga ngo rero hari ibingibi bita ngo ni ubusambanyi. Birambara mu busambanyi urabizi, ni mu mazi, haba no gusomana. Gusomana bya bibizo, mbese ni ukuvuga ngo ni ugusigamo metero muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo mu kugenda kwawe na mugenzi wawe ni metero. Sinzi aho ngaho muherereye rero nimba ariko bimeze nk'inaha ngaha. Twebwe rero hano turi mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Rwamagana. Muri make baba twaserukiye intara muri make muri rusange tubaza amakuru uko aho ngaho byifashe mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali ni uko byifashe ubu tuvugana, hagati y'umuntu n'undi harimo metero. Mbese bimeze nk'uko kundi bushize byari bimeze muri corona. None wowe ukuru kubibona urukubona bitari gukomera cyane se, cyangwa urukubona icyorezo kiracogora? Ntabwo kiri gucogora, abanyarwanda babyumve. Icyorezo kiri kurushaho ko bwije nuko bukeye, niko ibimenyetso biri kurushaho kugira gute kugaragara. Twirinde rero. Ni ukwirinda, ariko iki cyorezo gifite ubukana noneho ngo niba ari nk'umusaza wa Ebola, niba ari mukuru wayo. Ni ukuvuga ngo kirenze corona virus. Cyo kirandura kandi mu Rwanda kwacyo iminsi 3 uba upfuye, kandi usibye n'iminsi 3. Ni ukuvuga ngo nimba we Ngarambe uramutse ubumbishije umuntu ufite ibimenyetso, umuriro. Yego umuriro kiri kuza ari gifite umuriro mwinshi cyane, no gucika intege ku badamu kenshi na kenshi, no kuva biri kuzamo cyane, kuva cyane ku badamu. Icyo kintu kwitira kugera hehe? Kwa muganga. Kandi bakirinda, abanyarwanda bakirinda gukora ku muntu umeze gutyo bumvishe afite ibimenyetso by'umuriro mwinshi cyane, ahubwo bakagerageza guhamagara kugira ngo babashe gutabara abatari bandura. Birumvikana icyo tugomba gukora nkatwe muri rusange nk'abanyarwanda ni ukwemera muri make tukaguma mu rugo, tukamenya ngo niba uvuye mu rugo hari ubwirinzi, kugenda na sanitayizi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Harya umbwiye ngo ubu tuvugana ari ku kinyamakuru? Ubu ngubu twe tuguhamagaye tugira ngo tukubaze amakuru, twe tuguhamagaye live hano kuri Channel aho bibera TV. Ibyo kandi turakomeza tubakurikiranire uko biragenda bw'icyo cyorezo. Ibindi muragenda turamenyesha ubutaha, kuko turacyakomeje tugendagenda mu mujyi wa Kigali hose kugira ngo tubashe kumenya uko bimeze. Muri rusange rero ni ukwihangana ku bantu barwaye, n'ababuze ababo, n'ababuriyemo ababo.
urakoze cyane aho uri hose nizere ko umeze neza rwose bamwita Roho Comedy mujye mukore subscribe rwose n'abafite channel bita Roho Comedy yego mu bisanzwe rero mwiriwe neza tubonye kubakira rero yego watubwiye yuko hano mu karere ka Rwamagana nta cyorezo cyari cyahagera ntacyo rero icyo mu bisanzwe mu bigaragara biragaragara yuko icyorezo gifite umuvuduko uri hejuru cyane umuntu utarabasha kwirinda arahasiga ubuzima ese mu rubyiruko haba mu bakuze haba muri mwebwe n'abandi iki cyorezo muri make mukiteguye ute nyine tugomba kwirinda mwongere ijwi yego tukaguma hafi y'amakaritsiye yacu ntituzerere cyane tukagira isuku tukahana intera ntitukunde kwitiritanaho no kujya mu burere bwo hirya no hino biragaragara yuko mu bamama cyangwa se ni mu muco nyarwanda gusuhuzanya guhera ubu ngubu ntabwo uzongera gusuhuza mugenzi wawe nyine iyo byageze byadusatiriye hafi ubu byumva n'ubundi ku makuru uko ugenda wumva bikwegera ugenda wirinda ngaho rero gira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange uko bakirinda cyangwa se nk'inama wabagira kugira ngo dusoze ikiganiro nyine bagerageze birinde bubahiriza amabwiriza bagenda bumva ku makuru icyo dusabwa tugikurikize yego mwakoze kudutega amatwi mwari muri kumwe n'uwitwa Ngarambe Comedy umwe ujya kwiyahura ngiye kwiyahura mu bisanzwe rero mujye kuri channel bita Sebagire TV mukore yo subscribe hari n'indi nafunguye bita Ngarambe Comedy 250 TV mujye yo mukore subscribe mutibagiye kujya kuri Instagram ni Ngarambe 250 TV nimwibagirwe kujya kuri TikTok ni Ngarambe Comedy murakoze naho ubutaha mwakoze kuduha umwanya wanyu yego